Kugeza muri aka kanya ku mbuga nkoranyambaga izi dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda izicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero navuga Instagram, YouTube turimo kuganiraho kano kanya, Facebook ndetse n'izindi zigiye zitandukanye no kubitangazamakuru. Ikintu kiri kugarukaho cyane ni igitaramo cy'uwitwa Papa Cyangwe cyangwa se umuraperi Ijoro King Lewis wamamenye nka Papa Cyangwe watangaje ko yababajwe bikomeye no kuba yaramaze amasaha arenga 5 afungiye mu nyubako y'imyidagaduro n'ubucuruzi ya Kigali Universe nkuko abivuga nyuma yo kuhamurikira album ye Now or Never. Ni ibintu bitari kuvugwaho rumwe n'abantu, ni ibintu byakomeje gutera abantu urujijo. Gusa by'umwihariko twese nta makuru twe tubifiteho, gusa muri aka kanya icyo mwamenya nuko na Rugaju usanzwe ari umuvugizi wa Kigali Universe yagize icyavuga kuri iki kibazo cya Papa Cyangwe ukomeje gushirira ya nzu mu majwi. Ese Papa Cyangwe ayirega iki? Ese Kigali Universe yo yiregura gute? Ibyo byose tugiye kubigarukaho, tugaruke ku ruhande rwa Papa Cyangwe ndetse n'uruhande rw'umuvugizi wa Kigali Universe Rugaju. Mwiyumvire uko inkuru yose iteye. By'umwihariko wibuke gukanda like, subscribe hano kuri NB Zoom. Inkuru zacu ukuri kwawe kugira tujye tubana buri munsi, kandi wibuke gutanga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Nge nitwa sana, iyi ni NB Zoom. Inkuru zacu kuri kwawe, bahaye ikaze. Reka nizere noneho ko mu gihe hari tugiye kureba uko inkuru idoze tukayidodorera hamwe. Ibyo rero Papa Cyangwe ashinja iyi nzu ya Kigali Universe byabaye mu ijoro ryo ku tariki 23 z'uku kwezi kwa 11 2025 ku ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru. Twabonye amakuru yuko Papa Cyangwe yagumishijwe muri Kigali Universe nyuma yuko atabashije kumvikana n'abantu bari bamuhaye ibyuma cyangwa se sound byo gukoresha mu gitaramo cyiwe. Uwaganiriye n'ikinyamakuru Nyarwanda dukesha inkuru yagize ati Bola Sound yari yemeranyije na Papa Cyangwe ko azabishyura miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Papa Cyangwe yasabwaga kwishyura 300,000 by'amanyarwanda mbere yuko ibyo byose biba nyina kamanza yishyura mbere. Buriya mbere y'igitaramo Bola Sound yari yamaze nyine yanze gucana ibyuma, ariko Papa Cyangwe yavuganye nabo ibyuma barabicana nyuma yuko bagize ibyo bemeranya, kuko kubera ko atari yayishyuye mbere amafaranga uyu witwa Bola Sound yari yanze gucana ibyuma. Akomeza agira ati ntaho Kigali Universe ihuriye n'ibyabaye, kuko bombi baje kuvugana. Bola Sound yemera gucana ibyuma, igitaramo kiratangira. Nyuma rero uko rero igitaramo kimaze gutangira, uwitwa Peter bigezemo hagati, uyu witwa Peter niwe washinze Bola Sound yageze aha habereye igitaramo, hanyuma reba Papa Cyangwe ageze ku rubyiniro acomokora ibyuma. Ni nawe rero wabicomokoye ubwo Zio Trap yagiraga ku rubyiniro, kuko yagiraga ngo yishyurwe amafaranga ye. Amakuru avuga ko kudatanga aya mafaranga yasabwaga mbere yuko ajya ku rubyiniro nibyo byatumye ajya ku rubyiniro agiye kuririmba bagacomokora ibyuma, bakongera kubisubizaho nyuma yuko Bola Sound bagiranye ibiganiro n'abari kumwe na Papa Cyangwe. Kutishyura kandi aya mafaranga byanatumye ubwo umuraperi Zio Trap yajyaga ku rubyiniro nabwo ibyuma byaracomoko. Bamwe batekereza ko ari umuriro ubuze, ariko siko byagenze, kuko uyu muraperi atari yabashije kwishyura amafaranga yasabwaga. Papa Cyangwe yagumishijwe muri Kigali Universe kuva saa 8 z'ijoro kugera saa 12 za mu gitondo, nk'uko amakuru agera kuri iki kinyamakuru Inyarwanda dukesha inkuru abihamya. Nubwo bimeze gutya, ariko hari amakuru avuga ko Joshua cyangwa se Jiden yari yishyuye 800 mbere yuko Papa Cyangwe aririmba, ariko ngo uyu muraperi yatunguwe no gusanga abantu bamwishyuza amafaranga kandi azi neza ko yayatanze. Papa Cyangwe yavuze ko ashingiye ku kuntu yakiriwe muri Kigali Universe nta muhanzi nyarwanda yakwifuriza kuhakorera igitaramo. Ati mwibaze ko igitaramo nahakoreye amafaranga n'imbaraga zose nashyizemo n'abantu barenga 1000 bari baje kunshyigikira, ariko nta n'igiceri cy'ijana aba bagabo bampaye. Amakuru avuga ko kugira ngo ukorere igitaramo muri Kigali Universe wishyura miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko Papa Cyangwe yari yayiherewe ubuntu. Mu magambo Papa Cyangwe yanditse mbere yuko tujya ku magambo ya Rigani,
kugira tuvire kuri Papa Cyangwe rimwe. Papa Cyangwe yanditse amagambo agira ati Kigali Universe ntabwo muri abantu beza. Nyuma ya show yanjye mwaramfunze mu buryo butemewe kuva saa 8 z'ijoro kugeza mu gitondo saa 12. Nta muhanzi nyarwanda nakwifuriza gusubira gukorera igitaramo cye muri Kigali Universe. Muri selfish cyane. Mwibaze ko igitaramo nahakoreye amafaranga n'imbaraga zose nashyizemo. N'abantu barenga 1000 baje kunshyigikira ariko nta n'amafaranga n'ijana bigeze bama. Nyuma yo gupostinga ayo magambo ni ikintu cyabaye gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga, kuko nka brand ya Kigali Universe iyo bibaye gutya abantu batangira gutekereza bati burya babantu ntabwo bari feya. Abantu twese twari dufite amatsiko yo kumenya icyo Kigali Universe iri buze kubivugaho, by'umwihariko noneho amakuru aza kwitangarizwa n'umuvugizi wa Kigali Universe Rugaju. Rugaju we yahakanye ibyo Papa Cyangwe ari gushinja iriya nyubako abereye umuvugizi. Iriya nyubako avuga ko bamufungiranyemo kuva saa 8 zuzuye za z'urukerera kugeza saa 12 za mu gitondo, ndetse bakarenzaho kwanga kumuha amafaranga ye yakoreye mu gitaramo. Rigani yabwiye Isibo FM ko Kigali Universe yagiranye amasezerano na Papa Cyangwe yo kuzamufasha gutegura igitaramo, ariko bumvikana ko sound azayimenyera kuko n'ubundi byagenze azana uriya witwa Peter washinze Bola Sound. Amasezerano ndagira ngo mutangiye kuyumva ko Papa Cyangwe n'ubundi bamubwiye ko sound azayimenyera, ibindi byose bakagira uko babyumvikana. Ni muri urwo rwego Papa Cyangwe yagiye gushaka undi muntu witwa Bola amuha ikiraka cyo kuzamukorera iyo sound, akaba ari we uzayimwishyura. Yavuze ko ibyayo masezerano Papa Cyangwe yagiranye na Bola nta ruhare na ruto Kigali Universe yari bifitemo, ari nayo mpamvu yamaganira kuri ibyo Cyangwe yavuze, avuga ko Kigali Universe yagize uruhare mu ifungwa rya Papa Cyangwe. Regan avuga ko Kigali Universe itigeze imufunga kuko nta kibazo bari bafitanye, ahubwo ikibazo agifitanye n'uwo wa sound umwishyuza, ndetse ko ari we bagombaga kubikemurana. Ntabwo Regan yigeze akomoza ku by'amafaranga Papa Cyangwe avuga ko batamuhaye. Gusa mu kanya mu minota mikeya hari amakuru turimo gukomeza gushaka nitumasha kubigwaho ku by'ayo mafaranga, nabyo turi buze kwibabwira. Gusa iki kibazo nacyo ni ikibazo gikomeye ku muntu arafungiranywe mu nzu, nabyo si ibintu biraho. Gusa nawe niba afite nyine ibyo atujuje ntawamenya, ubwo turi buze gutegereza amakuru ari buze kongera gutangazwa. Gusa kugira ngo muyamenye murakanda subscribe, like, comment kugira tujye tubana buri munsi hano kuri NB Izumi. Inkuru zacu kuri kwawe, nge nitwa Sana. Ciao, hasta la vista.